ariko nk'ubwo ngubwo urukundo muri iki gihe warugereranya n'urukundo rwa kera bigashoboka? Ngaho bidukorere gereranya. Ni ukuvuga ngo urukundo rwa kera n'urw'ubu, kuko njye nakubwiye ko nakuze cyane, urumva urukundo rwa kera ntabwo nduza bwo nakubwira urukundo mbese ruriho ubu ngubu nasanzeho. Mbese urukundo kabisa ko ruhagaze ubu ngubu mu rubyiruko, usanga ari sawa cyane iyo ufite umuntu ugukunda, ariko udafite umuntu ugukunda unakubaha no kujya n'inama ntabwo ari sawa. Urukundo rero abahanga n'abafilozofe bavuga ko urukundo ni igitambo, ngo love is sacrifice. Urukundo ni igitambo. Urumva urukundo koko nawe wemera ko buriya bisaba gutanga igitambo? Ni ukuvuga ngo rero buriya igitambo cya mbere watanga mu rukundo, kuko ndakeka iyo ukunze umuntu akagukunda, ndakeka icyo igitambo kiruta ikintu icyo gitambo ubutanze kabisa. iyo umukunda mbese hagati yanyu nicyo gitambo cy'urukundo bamutanze. turacyari kuganira ku urukundo muri iki gihe, urukundo rw'urubyiruko hagati y'abahungu n'abakobwa, urumva bari mu kigero kimwe. Urwo rukundo rwashoboka ko rwakomeza rukazagera ku rukundo rw'aho bashakana baba umugore n'umugabo? Byashoboka cyane. Ibyo natangiye nkubwira, buriya iyo ukundana n'umukobwa nyine akubaha kandi mugakundana mu mahoro, agukunda nawe umukunda umujyina mukubona. Urabizi abasore turatereta kugira tuzagira intego runaka tuzageraho. Ejo n'ejo ufite kumva ngo Birari nawe yabonye wakunda cyangwa se nawe yashatse nawe yabaye umugabo nk'abandi. So nyine twe tugira urukundo nk'abasore cyangwa se n'abagabo, ariko ni ukuvuga ngo urukundo tugira ni ukuba rwatuvana ahantu rutujyana n'ahandi. Kubera ko uvuga ngo nyamvu habaho urukundo, ni urukundo kugira ngo mukundane, mugeraho mugera naho mwigeza, mubashe kuba mwagera naho mujya, mwiteze imbere kandi mubashe kuba mwagira ute umwana kandi kamwe mu birumvikana. Nakunda gukundana n'umuntu kuko buriya nicyo bita urukundo. Buriya ukundanye n'umuntu mu rukundo rwawe nawe mufite intego runaka. Hari impamvu yo kuba mukundana, unareba imico yiwe uko ameze, usanze imico yose ayujuje, mbese we n'amarangamutima mbese uko ubyifuza, ugasanga uko ubyifuza niko bimeze. Nyine nirwo bita urukundo, mugakundana mukabasha kuba mwana abana, mukabyarana mukakundana mukanasazana kabisa. Ibyo bintu byashoboka cyane? Byashoboka kabisa. Agenda ndabyemera 100% ko urukundo rufite intego kandi rufite aho rushaka kugera, n'intego rufite muri make kabisa, bakabasha kuba abana akaba umugore n'umugabo. Ni ukuvuga ngo ndashaka kubazana ibindi bibazo byerekeye ku rukundo. Watubwiye ko ufite experience cyangwa se ubunararibonye bw'abakobwa batatu mwakundanye nyuma mukaza gutandukana. Abo bakobwa batatu ni nk'irihe somo baguhaye ku bandi basigaye? Isomo bamaye mu rukundo rwanjye nabo, cyangwa se urukundo nagize nabo mu bihe bitandukanye, icyo bansigiye mu buzima ni ukuba nagenza gake ibintu, no kubanza kwitekerezaho neza mu buzima, no kubasha kuba natandukanya ikibi n'icyiza, no kumenya uwo nkunda n'uwo natakunda tu. Kubera ko buriya iyo utandukanye n'umuntu ngo akubwira ko agukunda, ukajya kubona ukabona invitation y'ubukwe iraje, bisaza bigoye cyane kandi uzi ko ari wowe ufite ku mutima kandi umukunda, nyine bigoye tu. Icyo yansigiye mu buzima nyine mbese ni ukuba natwara ubuzima gakeya tu, nkabanza nkitonda kabisa. Hari igihe wigeze kuryoherwa nk'igihe wari uri mu rukundo? Nigeze kuryoherwa n'igihe nabwiye umukobwa ko mukunda nakansubiza akankunda. Nicyo kintu cyanshimishije ko ndabyibuka, nicyo kintu cyanshimishije cyane kuba nambwiye ko mukunda nakansubiza akankunda. Nicyo gishimo nagize kabisa mu rukundo mbese rw'umukobwa twakundanye bwa mbere. Nicyo cyambwiye kiranshimisha, numva biranshimishije cyane kuruta n'ubu ngubu uri kunywa akaji kawe. Ji niyo ninywera njyewe, ntabwo nywa inzoga njyewe, nywa ji. Nakubwiye ko nywa ji n'amata. Okay. Urukundo tujyaganira ku rukundo, cyane cyane abakobwa bashinja abahungu ko abahungu ari n'abantu badashima, kandi abakobwa bagerageza kubitangira. Urumva n'abahungu bakabashinja nk'ibyo bintu. Wambwiye ko kukwitana ba mwana, urumva biri hagati y'abo bombi. Urumva wambwiye ko byose bishoboka ko bose bakitana ba mwana, ariko se
weho nk'umuntu ufite experience y'abakobwa batatu bigeze gukundana nawe, ni nk'iki wabwira abasore bagenzi bawe kugira ngo bareke kwita ba mwana abakobwa? ni ukuvuga ngo rero buriya ugira ngo umusore akwihakane biba biri kure cyane, kubera ko ibyo ngibyo nakubwiye ko kenshi bikora abakobwa, ugasanga asohokanye n'umujama, ahuye n'abandi bajama, wenda nta kofi afite, ahuye n'abafite ikofi, urumva byanga byakunda namubaza ngo ese uwo muri kumwe n'isheri wawe aramubwira ati ntabwo ari isheri n'inshuti yanjye bisanzwe, kugira ngo nyine kuko abonye umugabo cyangwa se ufite ikofi bashaka ko baciringa tu. Akose kuko kuri kino gihe urukundo wemera ko ubu ngubu urukundo rwabaye amafaranga koko burundu? Ubu nta rukundo rw'umwimerere rukiriho, ubu urukundo n'amafaranga? ni ukuvuga ngo rero ukuntu bimeze, urukundo si amafaranga, kubera ko kuko abantu benshi siko baba bakurikiye amafaranga cyangwa se iki, buriya haba bafite urukundo hari n'abafikeneye amafaranga. So nyine abantu baratandukanye, hari abakeneye amafaranga ariko hari n'abafite urukundo bashaka urukundo badashaka amafaranga. Yego. Ubu se nk'umuntu ushaka urukundo wamubwira iki? Umuntu ushaka urukundo byerekeye n'icyo ubwo. Umuntu ushaka urukundo rw'umukunda rwa nyarwo rudashingiye ku kindi kintu, yaba amafaranga cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, urukundo, yishakira urukundo, ni nk'iyo nama wamugira? Inama namugira rero ku muntu waza umbwira ko wankunda cyangwa se ushaka urukundo, icyo namubwira nyine nabanza nkareba nyine impande ebyiri, niba uko uwo muntu ashaka urukundo koko cyangwa se niba ikindi ko nigeze kubikubwiraho, niba ari zitari izindi mpamvu zimugenza. Naho umuntu ushaka amafaranga bamubwira iki? Umuntu ushaka amafaranga, njye n'amafaranga ngira, urumva njye nk'unaye n'umukobwa akashaka kunsaba amafaranga kandi nzi ko nayo ngira, ubwo nyine ntago ari uwanjye nyine yakicomokera tu bakisangira ufite amafaranga, kubera ko njye nta mafaranga naba mfite, gusa njye mfite umutima wo kuba namukunda, ariko njye ashaka amafaranga, njye natayafite nambwira ati baby wanjye icomokere kabisa, dore njye nta kintu ndiho. Ako se nanone umukobwa nk'ubu yagira ikibazo, ari umukobwa w'inshuti yawe mukundana akakubwira ikibazo cy'amafaranga, urumva utayafite n'ahandi hantu wayakura, urumva ukamusobanurira ko nayo ufite, umukobwa yabyumva cyangwa hari ubundi buryo ki yayabonamo? Ni ukuvuga ngo rero we mu bushobozi bwawe uko umeze, kuko iyo mukundana nawe urabibona akavuga ati se ubundi ni umutipe afite amafaranga cyane afite, kubera ko buriya abakobwa nibo bantu ba mbere banza guteminga shore ko uwo mujama se uramutwe dukundana afite amafaranga koko, bitewe nyine n'ubuzima burimo. Hagiye mubwira nyine akubwira ati mfite ikibazo kiniki, kuko ibibazo burese nabikubwira akahanswe isheri wawe, ikibazo nyine cyabaho yamujya kubwira nyine kugike mufite ubushobozi bwo wagikemura, ariko udafite ubushobozi bwo wagikemura wamusobanura nabyumve, yana bro uramureka kabisa, akavuga ati yana akashaka ubundi buryo nyine yabikemuramo, nyine ubwo byanze nyine tuba byakurenze ubushobozi. Mu bihugu byateye imbere, urugero nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo umukobwa akundanye n'umuhungu hari ubwo amufata akaboko akajya kumwereka umuryango, ababyeyi, papa na mama bakamushima, ndetse hari n'ubwo bishoboka ko umukobwa yajya gusura umuhungu cyangwa umuhungu akajya gusura umukobwa, yewe ababyeyi bakabaha rugari bakararana kandi bagikundana. Mu Rwanda ibyo bintu ndakeka bidakunze kuhaba, bitahaba, urumva bitewe n'umuco wacu, bitewe na kirazira na gahunda ababyeyi baba bagenderaho kenshi mu buzima bwa buri munsi. Icyo kintu uracyumva gute? Ku cyo nabivugaho nyine, buriya igihugu cyose cyo gifite umuco wacyo, cyo nabivugaho nyine buri nyine bitewe n'umuco wisanzemo ni ugendera nk'umuco wasanze mu gihugu cyawe. Ni ukuvuga ngo rero natwe birabibaho kuba wazana umukobwa ukamwereka umuryango ukaba wamushima, ubusaho bitandukaniye nicyo cyo kuba mwararana kandi bitaragera nyine aho bigera ko mwakaryamanye. So gusa njyewe icyo nabivugaho nyine, urabona yuko ukundanye n'umukobwa ubasha kwamwereka ababyeyi kugira ngo mubashe kugira ute ubamwereke bamushime, hanyuma muzabane wabanje kumamwereka, kuko ntabwo wazana umugore utamweretse umuryango cyangwa ujya umwereke famille bamumenye bavuga ati ni sawa cyangwa se ntago ari sawa. Kabisa ubanza kumwerekana ababyeyi nyine kugira ngo batazagira ikibazo, nyine ukanza kumwereka ugiye kukwera umufasha. Yego. Ariko ko ndi kuzanga nagiye mbona abakobwa kandi nabonye abakobwa beza, kuki wumva ko utashaka shira ubu ngubu? Nta mukobwa ukeneye mu buzima bwawe cyangwa bose warabazinutswe? Oya, sikuba ko nabazinutswe cyangwa se ko nta rukundo ngira, urukundo ndaragira ko buriya hari ukuntu none akavuga ati bino bintu kamwe biparitse, kubera ko muri kino gihe kugeza n'umukobwa man
ufite byose 100% biba bigoye cyane kubera ko benshi baba bafite timing abariho tu. bafite timing ariho. Hari igihe ushobora kugira amahitamo mabi ku mukobwa mugikundana ukabona ari mu ishusho wenda ya Mose kandi mu by'ukuri ari Farawo. Uri kumva neza, ukabona ari umwana mwiza hari ari imusozi ariko mu by'ukuri ari umwana mubi, urumva, ariko bwa bwana bwe bubi ukabubona umugejeje mu rugo mwabanye, urumva, icyo gihe iyo situation wayitwaramo gute? No kuvuga ngo abantu bose nyine siko siko bari beza, urumva, gusa abantu bose siko bari beza cyangwa se iki, gusa njyewe icyo nabivugaho, buriya umukobwa kumubona ko ari mwiza, we afite ko ari mwiza ku isura ariko ari mubi ku mutima. Yewe abantu bafite amarangamutima atandukanye, ukabona umukobwa ukamwishimira ukanamukunda cyane pe, kuko umubonye agenda cyangwa se umubonye imiterere cyangwa se uko ameze n'uko agenda, mbese ukamukundira ibyo gusa. Ariko ngiye buriya ngiye icyo nakubwiraho ni ukubanza kuba utareba ifesi y'umuntu ngo wumve ko bya nyine ukumva ko ari ibintu bikaze cyane cyangwa se birenze, ahubwo wowe icyo ubanza gukora wanza gutekereza ukavuga ati ako se uyu mukobwa ko ari mwiza ubundi ku maso ateye neza ameze neza, ni mbese byose arabyujuje nk'uko amarangamutima yawe kwizeza n'iki, ariko ugatekereza ko batako se kandi mwiza ku isura buriya ku mutima imeze gutari kugira bari mwiza ku isura ariko ku mutima ari undi muntu tutandukanye. Uramutse umugejeje mu rugo wenda mwashakanye ugasanga afite imico mibi utakihanganira, watufata icyemezo cyo kumusezerera cyangwa? Kubera ko buriya rero ndakeka ntabwo abana n'umuntu wakubaza ubuzima bwawe bwose mu gihe atanze guhinduka, mani nawe urarekera nyine tunetse wagumya gwatiza bidashoboka musaza. Nyine no kuvuga ngo iyo ubu waje kuba wakuna umukobwa nk'uko akakuyorobeka ukaba wamugira umugore nyine akaba umufasha wawe, ni ukuvuga ngo rero mu gihe atangiye ukubabaza urabyihanganira, mwabijyaho inama, wasanga ko indi mico mibi itandukanye nuko ubyiyumvamo cyangwa nuko ubyizera, ukavuga ati so baby wanje mugatandukana bitewe n'impamvu ze, ariko atari impamvu ze ziguturutseho nk'umugabo, ari impamvu z'umugore zimuturutseho, atari impamvu ze ziguturutseho nk'umugabo. Yego.